Ese wari uzi ko ku isi hari ibintu bitangaje byinshi byabayeho utari uzi? Ni ibihe ibyo bintu? Reka tubirebe. Murakaza neza kuri Something TV. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bitanu bitangaje abantu benshi batari bazi ku isi. Reka dutangire. Ku mwanya wa gatanu turasanga igiti cya pendo. Iki giti kiri muri Amerika, kigizwe n'ibiti bihumbi bihuriye ku mizi imwe, bivuze ko ari kimwe mu biremwa binini ku isi. Naho ku kane turasanga amazi y'inyanja afite umunyu uhagije wakubaka urukuta rukikije isi inshuro zirenze 40. Ku mwanya wa gatatu turasanga mu mubiri w'umuntu harimo bagiteri zirenga ku mubare w'uturemangingo dufite. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umusozi wa Everest. Ese wari uzi ko umusozi wa Everest ukomeje gukura buri mwaka ku gipimo cya santimetero 4 bitewe n'ukuntu isi ikora? Ku mwanya wa mbere turahasanga, wowe urumva ari iki twasanga ku mwanya wa mbere? Kora subscribe, like, comment na share kugira ngo iki kiganiro ugikomeze. Ku mwanya wa mbere turasanga igikeri kimwe cyo muri Australia gifite uburozi bushobora kwica imbwa mu minota mike. Ni ukuvuga icyo gikeri uburozi gifite cyakwica imbwa mu minota 2 gusa. Ibyo ni ibintu bitanu bitangaje wenda utari uzi. Ni iki